umudamu afite umugabo sabarabizi neza ko umudamu afite umugabo babana neza, arangije ari Kigali urumva ave muri Kenya aje gukora interview mu Rwanda. Ageze mu Rwanda Sabara amubwira ngo kuri icyo kiganiro muzakirebe, aramubwira ngo none se ngo wagushakira gahungu ngo none se ngo wagushakira ngo umusore ngo wagushakira umusore ngo mukajyana muri hoteli. Umudamu ngo nabyemera. No bigaragara ko mu byukuri ibyo bintu umudamu yabivuze, kuko ako kantu urabona iyo bari gufata video hari utuntu bagenda bafata navuga ngo twuduteke ugenda ufata ukaza kwensera muri video. Bigaragara ko utwo tuntu batuvuganye mbere, bya biganiro bakorana mbere, aza kugishyira mu kiganiro without nta concept y'umudamu. Umugabo aratungurwa, asiko umugore babanye, ariko none umugore akuvuga ngo bamushakira umuhungu ujye muri hoteli. Kavuga ngo shahari ibyo nanze kuvuga, ati yenda umugabo wanjye uzi ko atajya cyukwa. Imagine nk'umugore akabwira umunyamakuru icyo kintu, yenda umugabo wanjye ni kiremba, niyo mpamvu njyamana na kanaka akanubwa akubwira ngo sha ibingibi ndabikubwiye ariko ntuze kubivuga. Cyangwa se akaba ari n'ibintu muvugana none akakubwira ngo uze kubikata mu kiganiro. Byanga bikunda kuri barabagore Sabara bikora. Ni mu nzego ziperereza. Noneho size umuntu ho twari turi kuganira, none arambwira ngo ariko ngo wa muhungu ngo hosting abagore gusa. No, yaravuze ngo wa mugabo ngo wa mugabo uhosting abagore gusa muraziranye. Ntuzi uwehe? Ambwira ikinyamakuru mpita numva ni SABIN. Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje kugenda mubana natwe kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame, nkuko musanzwe mubimenyere buri munsi tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, tugenda tureba byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ntabwo umuntu yakwirengagiza ko mu gisata cya entertainment cyangwa se mu makuru ari gutrendinga harimo ibibazo by'umugabo witwa Murungi Sabe, umunyamakuru cyangwa se nyiri ISIMBITV. Nabo bitwa bakera abo ngabo, abimpanga, abantu nk'abo ngabo. Ntabwo wakwirengagiza kuvuga kuri ibi bintu, kubera ko ibi bintu biraza kuba ibintu bikomeye cyane, uretse ko nanone nta n'ikintu nanone cya danger mu gihe ba nyirabyo babiretse cyangwa se bavuze ngo reka tubyanare cyangwa se tubishyire hasi tubicoce. Ariko hari ikintu ngewe nifuje kuvugaho kandi ngewe nagiye mbona mu buryo bwinshi. Mu by'ukuri reka mpere kuri iki kintu. Nta mwaka ushira umugabo witwa Sabe atagiye mu majwi y'abantu, byagenze gutya, wagize gutya. Of course ni itangazamakuru, ariko nyine yenda ari hejuru agomba kuvugwa. Ariko nanone ngewe nigeze ndabaho urugero rumwe, ngewe nigeze njya ahantu ni mu nzego ziperereza. Noneho size umuntu ho twari turi kuganira, none arambwira ngo ariko ngo wa muhungu ngo hosting abagore gusa. No, yaravuze ngo wa mugabo ngo wa mugabo uhosting abagore gusa muraziranye. Ntuzi uwehe? Ambwira ikinyamakuru mpita numva ni SABIN. Ndamubwira nti ndamubona, ntabwo ari ibintu, nta bintu bya danger. Ati okay. Sabe navuga ngo mu buryo bugize ikinyamakuru cye kiri hejuru, ahostinga abantu akanabafasha, ngira ngo abantu benshi yagiye azamura bagiye bamuca imbere. Ariko nanone buriya bintu twibuke ngo reka mbabwire ikintu kimwe tugomba kumenya. Buriya iyo abantu bose bagiye gukora ikiganiro, abantu bakora itangazamakuru barabizi, cyane cyane abo bakora ama interview, babanza kugira ibiganiro bakora nyuma ya kamera. Byanga bikunda ntabwo umuntu ashobora guhitaza ngo ahita yicara gutyo kuri kamera ngo muvugane. Byanga bikunda hari ibintu mwabanje kuvuga mukaganira inyuma ya kamera,
mutaracana kamera, akaba nubwo akubwira ngo sha ibingibi ndabikubwiye ariko ntuze kubivuga, cyangwa se akaba ari n'ibintu muvugana none akakubwira ngo uze kubikata mu kiganiro. Byanga bikunda kuri bara abagore Sabara arabikora. Noneho niba tuvuze ngo ibi bintu uze kubikata mu kiganiro, cyangwa se ikiganiro cyarangira ukavuga ngo Sabe utu tuntu uze kudukata, cyangwa se akavuga ngo shahari ibyo nanze kuvuga, ati yenda umugabo wanjye uzi ko atajya ashyukwa. Imagine nk'umugore akabwira umunyamakuru icyo kintu, yenda umugabo wanjye ni ikiremba niyo mpamvu njyamana na kanaka. Ikindi aba bagabo cyangwa se abantu bakoresha imbuga cyane cyane abakora interview, twibuke ko bose bari mu bucuruzi, nta kindi akeneyemo n'amafaranga. Sabe muri interview yakoze nimugoroba, kuri RTV, bamubajije kuri bitangazamakuru ryo kuri nuza ryo kuri internet, arabisobanura bya YouTube n'iki, ariko mu by'ukuri yavuze ko iriya televiziyo yaje nyuma y'ikinyamakuru cyari yarashinze cyitwa ISIMBITV, iriya yari shene yayo kugira ngo azajye acisha amashusho, ariko niyo yashyizemo imbaraga, birumvikana kuko ari ifite amafaranga. Buri wese yabikora, ntabwo icyo ngicyo nkimuveba, ariko niba bashaka amafaranga, njyewe ndababwira hari umumama umwe wo muri atuye muri Kenya, afite umugabo we n'umuproducteur w'amavideo. Umudamu afite umugabo, Sabara bizi neza ko umudamu afite umugabo babana neza, arangije ari Kigali, urumva ave muri Kenya aje gukora interview mu Rwanda. Ageze mu Rwanda Sabara amubwira ngo kuri icyo kiganiro muzakirebe, aramubwira ngo none se ngo wagushakira agahungu, none se ngo wagushakira ngo umusore, ngo wagushakira umusore ngo mukajyana muri hoteli. Umudamu ngo nabyemera. No bigaragara ko mu by'ukuri ibyo bintu umudamu yabivuze, kuko ako kantu urabona iyo bari gufata video ari utuntu bagenda bafata navuga ngo tw'uduteke ugenda ufata ukaza kwensera muri video. Bigaragara ko utwo tuntu batuvuganye mbere, bya biganiro bakorana mbere, aza kugishyira mu kiganiro without nta consent y'umudamu. Umugabo aratungurwa, asi ko umugore babanye, ariko none umugore kuvuga ngo bamushakire umuhungu ujya muri hoteli. Icyo ni kimwe. Uwo mudamu uwo ndi kukubwira, we n'umugabo we uyu munsi nta rubyaro bafite. Umudamu arabivuga, nta rubyaro bafite. Ku makuru ngiye napereje byumvikana ko ngo bagiye kwa muganga bagapima bagasanga umudamu ni ufite ikibazo, kandi umudamu already yari yarabyaye. Bivuga ngo hari ibindi byaje kuba nyuma, ariko umudamu ni ufite ikibazo cyo kutabyara, kandi babana afite barera umwana w'umudamu yabyaye mbere. So abo bantu bose bazi imbere ya Sabe bakamubwira ngo Sabe. Muri groupe ngiye mbanamo na Sabe, yenda ntaza kwivuga abantu bagahita bayimenya. Ibamo abantu benshi, abanyamakuru, abaministre, abayobozi batandukanye, harimo abantu benshi pe, benshi. Mu gihe ngira ngo ni cyandimbati, Sabe baramubwiye bati ese Sabe, kubera iki wibanda cyane force zishyira mu biganiro by'abadamu kubaka ingo kugira gute? Sabe yasubije igisubizo gito cyane rwose, gito cyane. Aravuga ngo nuko aribo babuhuka. Mu buryo bumwe birumvikana, ariko wibuke ngo abadamu nanone nibo bantu bashukika cyane kurenza abagabo. Nibo bantu bashobora urumva umunyamakuru wakeneye ko umunyamakuru ushaka kuza uje kumubwira uti yenda wa dispose ufite umushinga w'ibigori, ati yenda nje kuhamamaza umushinga wanjye w'ibigori, ariko mu by'ukuri ejo ukaba wari watandukanye n'umudamu.
umunyamakuru ntakubaze ku bigori, akakubaza ibyo ese ko umudamu wawe twumva ko urumva waje kwivugira ibigori, ariko we akeneye ya titre icuruza, akeneye ya nkuru icuruza. Ku badamu rero nibo byoroshye kugira ngo bavuge ibyo bintu kuruta abagabo, kuko umugabo washobora kuba strict gutya. Ngira ngo twese tuzi scenario y'umuntu bita Platini. Uyu munsi ngira ngo yari abantu baza gushaka kuma interview, Platini yakabaye yaravuze byose, ariko ngira ngo n'ahantu yagiye akora mu interview no kuri za live za Instagram ntabwo yize icyo kintu agigira. So bivuga ngo rero ibi bintu n'ubundi ntidutekereze ngo ikintu bita ibintu bizakururuka cyane. Wibuke ko Sabe uyu munsi content ye n'ubuhamya, ariko cyane nureba muri video 3,000 hafi na 400 biri kuri chaîne ya Isimbi, urasanga abadamu ari bo benshi. Bamwe uko narongowe, bamwe uko nasambanyijwe mvuye mu misa, bamwe uko ndara n'umugabo, bamwe ibyo byose rero bivugwa ko mu makuru ngewe nakuruye, bivugwa ko Sabe yafataga abantu abadamu akabinjiza muri industry, kubera ko ibi bintu nta wabihakana birimo amafaranga. Niba Sabe yarabikuyemo amafaranga afite uyu munsi, abadamu bakaza akavuga ati rero ushobora kukureka ibingi bukagira gutya nkagushingira chaîne ya YouTube, kuko ntabyo bazi. Sabe akaba managinga, yarangiza akazajya baha shema ngo abashooting. Ntabwo abadamu bari kubyanga kuko ni ibintu biri kuza for free. Sabe akamanaginga izo channel, bikavugwa ko n'amafaranga aca mu biganza bya Sabe yo bakorera bakasharinga, kuko hari icyo twita ngo AdSense. Biragoye ko umuntu utangiye chaîne ashobora guhita abona AdSense, bisaba ko Sabe abashugukira utwo tuntu twose kugira ngo bazatangire guhembwa. Niba rero imihanda hari ibyo ngibyo bibamo, ntabwo mvuze ko Sabe yigeze agira umuntu aryamana nawe, ntabwo mbivuze. Ariko nawe ari umugabo, ashobora kubikora, ashobora kubitekereza. None se niba Sabe afata abadamu akababwira ngo musenye ingo, barasenya ingo, and then wameranye neza n'umudamu we, ibintu bye bimeze neza, barasenya ingo, and then what will happen? Nibamara gusenya ingo, then nibamara gusenya ingo biragenda bite? Ibi bintu bizazamo inzego, kandi hari ubwo bureka nkubwire, hari ikintu kimwe ngewe mbona Sabe yakwicaranye na barabadamu bakaganira ibibazo, bakabigira bakabirangiza. Nabonye urugero, ntiducuruze tuvuga ngo tugucuruza content, tuvuga ngo abantu bari gushwana ariko ducuruze content, bishobora gushyira umuntu umwe mu kaga. Ndabaye ingero ebyiri. Hari urugero rwa mbere mwabonye ibintu byabaye hagati y'umuntu bita Jackson wa Red Blue JD n'umukobwa bita Abayo Yvette Sandrine. Ibi biganiro Yvette Sandrine yakoze nubwo byacuruzaga, uyu munsi ntabikiri kuri channel. Mwabonye ibi bintu byabaye hagati ya Vitari, umunyamakuru urubuga rwa gospel ntibuka chaîne ya YouTube, na Zaburi n'umugore we, bivuga ngo nanone harimo ibintu byo gushwana, umwe ngo yacaga inyuma umugore we. Urumva umunyamakuru yajyaga kurongora umugore wa Vitari. Vitari arabimenya. Ntitukazaje dusigiriza ibintu tuvuga ngo tubyorose hejuru. Kubera iki tubyorosa hejuru? Nukuri tuguye kuvuga kugira ngo abantu babatuke. Ariko uyu munsi abantu bose bakoze ibiganiro barimo ba Isa bo ku Mavuta TV barabisibye. Ntabwo ibiganiro byabacuruzaga byafite views 200 ngahe. So ni ibintu bakabaye bagenda bakavuga ngo reka twicare dukemure ibibazo aho kugira ngo dukomeze muri ibi bintu. Tumva ko ari content, ariko ikintu cyitwa ngo igitsina gore kwisi si mu Rwanda gusa. Iyo batangiye kugushyira mu majwi, 1, 2, 3, 4, atari mu buryo bwa content. Kireka niba bari gukora content ariko atari mu buryo bwa content, Sabe tuzamusanga i Madrid, Sabe tuzamusanga i Mageragere. Ndababwiza ukuri, Sabe nakugira inama yuko wareba Clara cyangwa Claire mugakiriyaringa ibyo bintu.
niba umugabo ashobora guhamagara umugore sangahe saa 5 saa 7 z'ijoro ngo turacyari mu kiganiro hawo ese ahubwo umudamu wa Sabe we biriya bintu ntago ajya bitekereza akavuga ngo ariko se umugabo wanjye why ni ibintu bishobora kutazaragira gutyo gusa bishobora kuzagira ingaruka ndende ifite ibindi bintu bizaza biyikurikiye. Niba Sabe yarakoze ikiganiro n'urugero kuri uriya mwana w'umukobwa Fridawusi, nyuma yaho bakaza kwiyunga bakavuga ngo reka mbwire, hari abantu ku ruhande rumwe ushobora no kuvuga ngo hari nubwo ashobora kuba hari mu ishyari abantu bakagira ishyamba Sabe, ariko tukaza kumusanga ahantu habi. Amategeko bro ntabwo ajya akina, ntabwo areba ngo ngwara abantu bafashe agize gute, ntabwo uruta bampo. Amategeko ntabwo ajya akina bro. Amazina yanjye ni Chris Kame, reka ngushimire wewe wabanye natwe ushobora gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo tuzatubana mu buryo bugiye butandukanye. Ndagushimiye.